Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze ba The Sun Rwanda, aha mubona ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumba akagari ka Bujyu mu mudugudu wa Kabeza, ubwo hamaze kugwa imvura idasanzwe yangije ibintu byinshi pe, murabibona amazu yangiritse, intoki zangiritse, ibiti byaguye, imyaka mu mirima yangiritse, ku buryo umudugudu umwe habarurwamo amazu arenga 10 yangiritse kandi bikomeye, ngira ngo murabona ibisenge ukuntu byagiye byangirika, murabona ibintu byinshi birababaje pe. Iyi mvura ntabwo yari isanzwe, ntabwo imvura isanzwe, iratunguranye, iguye itakubye ku buryo ariko uburyo iguyemo ntibusanzwe, yari ifite umuyaga uteye ubwoba wari ukabije cyane. Muri aka kanya ntiturabasha kumenya ibyangiritse uko bingana, niba hari abantu babikomerekeyemo, niba hari ababipfiriyemo, turaza gukomeza kureba uko byifashe, gusa leta nayo nibasha kugira ikidufasha nk'umurenge wa Muyumbu byabereyemo, wakegera abaturage ukabafasha kuko hari abari batishoboye, hari aho mbona bitoroshye rwose ku buryo umuntu arabasha kugira uburyo yifasha. Biratunguranye, ni ibiza bije bitunguranye, aho umuntu yabaga ari mu nzu akabona inzu iragurutse, urumva ni ibintu bitoroshye pe, birababaje cyane. Reba iyo video yose uko bimeze, reba murebe munyuzemo amaso pe. Ibi byose mubona ni ibikorwa byangijwe n'imvura imaze kugwa muri aka kanya, ahangaha mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Bujyu mudugudu wa Kabeza. Murabona ko bibabaje cyane, birababaje pe. Uwaba ufite umutima ukunda, waba wiyumvamo umutima wo gufasha, yagira icyo akora agafasha rwose, kuko murabona ko bikwiye, birababaje, abantu bahuye n'ibibazo pe. Murakoze, nitubasha kugira ibindi